Bro waje se? Nahageze. Yego izuba. Kasise kagenze. Egano hameze neza. Nicyo ngukunda. Shari rwose pe amanota ye rwose urakoze kuri yamaye cyane. Umva kabisa. Ahantu hameze neza waharyoheje. Rero niyo mpamvu nanjye mba nahakoze kugira ngo nanjye nicyo ngukundira. Nanjye nicyo ngukundira rwose. Cyane rwose pe. Ergo wowe nicyo ngukundira. Ega nawe uri musaza wanjye kandi nkunda cyane pe. Niyo mpamvu nahateguye. Nawe ndagukunda. Noneho yego izuba we kamene yicaye ubundi uzana amazi yo kunywa. None nanjye arahansanga asange nicaye meze neza. Mba cyane mba mfite amatsiko yo kumureba. N'ubu ngubu ndacyafite. N'umuntu uramukunda. Cyane. Sheri Karame nyine nakubeshye nari nahangayitse. yawe wangakishwe n'iki? Umva numvaga rwose umunsi amasaha atarimo aragenda. Habaye iki se ubwo? Sheri telefone yawe yari yavuyeho nandi kuguhamagara sinkubone. Nanjye numvaga nahangayitse pe. Yari yazimye ko nyine nahageze nta kibazo. Yego izuba. Anje Yego bro. zana akaji aho ngaho gakonje uzusuze n'umushyitsi. Bro maze muryoherwe. Anje sawa urakoze. Sheri Uraho mwana? Ameza. Makuru Makuru meza. Mwari muraho? Fe. yego mama. Mera mungu. Makuru semeze. Makuru meza. Kuse mwana wa. Uyu mukobwa mwazanye hano mu rugo ko ntamumenye. Mama Ndakumva mwana wanjye. uyu ni umukobwa w'inshuti yanjye dukundana. Ngo iki? Umukobwa w'inshuti yanjye dukundana. None se mwana umaze gukura bigezeho kunzanira umukazana ndabyishimiye ariko. None se mama Ndakumva. utegereje ko nzakura gute? Utegereje ko nkonkenera amahembe se kugira umuzanire umukazana? Reka mwana wanjye nta mubyeyi ujya umenya ko umwana wakuze. Niyo mpamvu bintunguye. Kuse mukobwa. Ruwande witwa nde uturuka he? Nitwa Josiane. Josiane. Ndi umukobwa wa Kanyarwanda. Kanyarwanda. Yego, utuye yari abigenda bari. Mwene. Kanyarwanda mwene uri kuba mwiko? Sama none ndazibandwa nzerekeza abana bubuwe. Yewe mwana wa amagambo mbwenda yumvise ariko si wo Kanyarwanda ndamuzi bihagije mwana wanjye. Niba na ngombwa nubishobora uzaze nguha amakuru yose ariko uwo mukobwa reka noyayo haryoha uruhoze. Urushako ruraguye urubyaro rurananiye ubusenza noneho umuhungu nabyaye hano ntagahoma mu ruwa ibintu nzani ishakira mu ruho ntibaza amoko. Mama urame muki. Urumva amagambo bw'umushyitsi n'umushyitsi ari mu nzu wumvisha amagambo uvuze. Ariko mwana ubwo uriya mukobwa uramuzi unzaniye mu rugo uzi impamvu mpora nikoreye ibisorori ngi mageragere hejuru yo kwirukanka hejuru yase ngo uriya mukobwa rekano none uriya mukobwa ntamuzi ntago namukunze. Uzi yuko so afungiwe iki kwa ruko ntabonye umwanya wo kubikubwira. Mama asabye ko tubyihorera tuze kubiganira umushyitsi nagenda gusuramba bashye kumenya ko iri ari inzigo wanzaniye mu muryango. Sawa mama mama mbabarira ko tubyihorere turabiganira mwana wanjye nta rutugu rukura ngo rusumbe izose jutega impanuro z'umuntu. Data yaba yarabiciye uko byagenze kose ngiye ibyo ngibyo ntubimbwire ntibindeba. Ikizima nuko umukobwa mukunda ibindi tuze kubivugana nataha. Hari ikindi ariko mwana wanjye fisi mwana wanjye ariko mwana wo garuka mbikubwire neza nyamara twararenga
dore abana b'ubu ntimucyumva nta rutugu rukuranga rusumba ijosi ushatse waza nkakubwiza ukuri mwana wanjye byihorera ariko icyampa Imana ikamfasha dore umaze gukura koko ukagenda ukaganira na so ukumva kuntu iso arengana ibyo ngibyo ko tubyibora ibyo ngibyo ko tubyibora ko byemera ko so arengana ariko icyo nkuyamyeho ariko ma karame mwana we ko cyagihe ejo cyagiye musaza wanjye shiro urabyibuka aza kumusura ndabyibuka nabonye iryo shyano ko nabonye usohotse witotomba mwatonganye byari byagenze gute rero buriya mwana wanjye nagiye kumva numva ishyano rirangwiriye reka mbe ndetse ahubwo mbikubwire mwana we uriya mukobwa rero yatuzaniye iso buriya afungiwe hari aheze mu nzu y'ibihome nyine buriya ngo iso ngo afungiwe kuba yarisha ababyeyi buriya mukobwa kandi pe ni ukubeshya nanjye kubona mbona umusaza wawe azanye rutitiba ry'ishyano arunza kumbe bariya nibo bafungishije data ukuriya so rwose aheze imyaka n'imyaniko ngo nibariya yiciye mwana we kumbe ni kariya gashyano k'agakobwa kaje hano ngaho ribagire nawe rero umusaza wawe wagira ngo yariye amavubi se musaza wanjye mva nanjye ubwo sinzi nanjye ndaza kuza yenda kubimwumvisha oya tumwihanize azashaka ahandi abakobwa ntibabuze ariko ririya kuri birambabaje pe birambabaje kandi cyane nibo bafungishije data imyaka yose 20 na bamerukanye usiko nanjye ubwanjye namwibuka mwana wanjye se ko yasize ntwite inda yawe se numva bimbabaje pe nguko nawe ribagire nuko se musaza kumba nawe iryamiye ku musego wenyine ariko se ko tuvugisha ukuri nk'ubu iyi nzu ureba ukuntu ingana reba imisego yose iriho uraje usanga imisego njyewe nayigamye hari igomba kwicaraho kubera iki ubwo njye wagira ngo nicare kuri tuno dusego kwe umusego umwe wonyine ariko wenda tubireke pe uvuge ibindi tubisubire izere ko utagiye kongera ngo uvuge kuri ka gashyano k'agakobwa nabonye hano agaki agashyano k'agakobwa uratinyuka wowe ukarakaza mama usike ejo nabonye asohoka yarakaye mwatunganye reka nkubwire ikintu utaruzi rero nakubahaga uriya mukobwa njya kumukunda yaba wowe yaba mama ntabwo mwari muhari urumva urabizi namuzanye kugira umukwereke gusa ntabwo nakubwiye ngo ushyireho imyanzuro ku muntu ugomba gukunda njyewe ninjye wihitiramo umukobwa ngomba gukunda nkamwishimira ubundi ibindi mubwira ni ibiki hano none se basi waba uzi impamvu yarakaje mama kubera uriya mukobwa icyambere uriya mukobwa yahemukiye umuryango wacu umuryango we waraduhemukiye cyane ariko uzi ko ariwe batinyutse bagafungisha data reba nawe ubwo se ubwo waracyamwibuka ibyo ngibyo njyewe nta kintu bindeba ibyo ko tubyibura njyewe ibyo ngibyo nta n'ukuri kwabyo dufite ibyo ngibyo njyewe ukuri ndakuzi kuko mama yarabinyibwiriye pe si iki cyane wowe ntawe uvuye hehera sana hano ariko se nk'ubu muri murakinnyi have se nyine nicarire hano mwibore nta kibazo cyana cy'ikinyembara ubundi kiba giteye gituruka umva ntabwo tugushaka muri uru rugo hari datana ntabwo ari kwa ruswa nanjye ari kwa mama nuko se nyoko ninde hano ubundi iki cyane ubundi kiba cicaye hano muri salo kanegenda genda kanicaranye na mama ubundi kuki urunyanga dore uko rumeze kubandwa za mama babana nzabamaze iki nzabagirana muhora mupfiki nese cya kiza kinkubita inkonji kinyegera ubundi iki cyana njye nta nubwo nyikunda ahubwo bibaye byiza wazagikura muri uru rugo pe mujyana ese ko namubyara ukazamujyana kwaza se ntabwo umunsi wa mukobwa we nawe jya ucisha amata byo ahubwo reka niganiriza fisi mwana wanjye ndabakunda pe kandi so yabansigiye nubwo atapfuye afunze yabansigiye muri babiri none nagira ngo nkubwire impamvu uriya mukobwa wamunzaniye nkabigiramo gushidikanya unteze amatwi mbikubwire mwana rero mwana wanjye ababyeyi buriya mukobwa ngo ni so wabishe buriya ngo nicyo afungiwe wabimfashamo nk'umwana wanjye w'imfura none se nagufasha iki ukaza kuko nanjye ndi mu byo ntazi isi ibyo yambwiye nibyo nkubwiye tukajyana twembi tukajya kureba se aho afungiwe akabigusobanurira
gusa wenda nubibonera umwanya uzambwire tugende ariko ibyo bibindi ko tubyihorere. ariko rero umwanya ndawufite rwose n'ejo twagenda ukamenya ukuri mwana wanjye ntuhere mu manzaganya mu bintu bitaye mwana. Sawa nta kibazo ndabyemeye. Aka kazi ndabona ari hatari kabisa, ariko ndabona bonije da. Ariko se mushiki wanjye asigaye ageze izi saa atari yataha? Ibi se ko ntarindi muziho koko ubu ngubu arihera, ariko buriya ari buze kunsobanurira uko bimeze naho yagiye naho yiriwe. Ni ubwa mbere mbonye afata ingendo akagenda atambwiye, ndabona bidasanzwe. Subire Josiya amasa usigaye ufata ingendo utambwiye, siko mbona warakaye byagenze gute? hafi nabarakaye n'ahantu naragiye. Ubusa amasaha wari uri naragiye ahantu hatagira izina, ngaho mbwira aho uvuye. Ndabona utanishimye, sinzi ikibazo wahuye nacyo. nta kibazo mfite ariko wagize ngo ndi bugutonganye. ariko nta kibazo. Okay, mbwira aho uvuye rero aya masaha. nagiye gusura sheri wanjye. Ngo uvuye gusura sheri wawe? Yego. Bivuge ko usigaye ufite sheri ukaba warabimpisha, cyangwa ntabwo uzi yuko mpagarariye ababyeyi bawe igihe batariho? nari narabiguhisha ariko nyine reka mbikubwire. Nyemvuye gusura sheri wanjye witwa Fisi, umuhungu wa Matiyasi. Ngo Matiyasi? Ndarota cyangwa ni inzozi? Matiyasi n'ibintu yankoreye, umuhungu w'agatinyuka agakunda mushiki wanjye. Uwo mukino ngiye ntabwo ndi kuwumva. Umenya hari atari wowe Josiane mushiki wanjye, umbwira ibyo umenya hari marayika waturutse mu ijuru akabonekera muri Josiane. Nizere ko ari uko biteye. Nese wahise kumeza kumbwira nabi, abo kamwe icyo Matiyasi yakoze. Kina abanye na mama wa Fisi, niyo nageze ntiyanyishimira, mbese habaye iki? Okay. Ni byiza kumbwira yuko wakunze, ariko hari ibyo ugomba kugenderaho ujya gukunda. Icyambere, uwo musore agomba kuba atari umuhutu, wabyumvise? Ikindi cya kabiri, agomba kuba atari umutwe, umuntu w'igice w'igikore ntabwo mukeneye, wabyumvise? Ikindi cya gatatu, agomba kuba ari bogari ku buryo mugendana mu nzira akagaragara nk'umusore ukunda mushiki wanjye. Ikindi cya kane, agomba kuba afite amafaranga ari umukire, wabyumvise? Ntabwo nshaka ko nashingira mushiki wanjye ku musore wa Nyirabuheri. Ubwo ibyo byose niba byujuje, igikurikiraho ngomba kuzajya kumureba nkamumenya, wabyumvise? Ibyo rero ntabwo nabigendera ko ari umuhutu cyangwa umutwe, kuko icyambere cyo nuko mukunda. Njyewe ibyo kandi byose no kuvuga ngo yaba yujuje, icyambere n'urukundo. Byo njye wambwira njye ntabwo mbyumva. Icyo nkubwiye cyo nuko uwo muhungu ugomba kumusiba mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe. Sinshaka kongera kuvuga no gutekereza mwene Matiyasi mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe. Umwibagirwe burundu. Uranyumva neza? Umenye yuko ndi musaza wawe. ariko ubwuzura zizi inkuru za Josiane yeshabira nzigura arasekeje mwana ubwuzura bwawe kuri Josiane mwana cyane naho yakunze wa muhungu nyene nawe urabizi ariko nanjye ni baba barangije yagiye kwa nyirabukwe baramwanga nuko nyako bamaze kumwanga ageze no habona musaza we mubwira ntabwo nzi ikintu cyabanze bwamwanze mwana nanjye ntabwo mbizi nawe namenya neza nzajya kubwira nabwira amakuru byabaye yewe dawe birabaje kandi kuba biranasekeje nzaye ngomuza ngubwi mwana birasekeje yewe dawe hirya no hino wagenda ugasanga ni Fisi na Josiane nyine birasekeje mwana wewe ntiwabyumva nyine mwana uko bije nuko bikenge nzajya ngubwira mwana kosha bare kandi mwana nzajya ngubwira asi ibyo biranamureba ngo yaramwanze nashaka za mwamvu ubundi se si we wantwaye umugabo ahe shabanza ibintu nkoza atari byo kubera yuko Josiane yarambwiye nk'umuntu ukungisha inama
none nanjye ndahindukiye ndabivuze kandi mbivuze nk'umuntu uri kumugambanira urasuka ibintu nkoze nibyo sha ntago ari byo rwose pe naye mbaye umwana ako nta kibazo nyine ariko mbaye umwana mubi rwose we yari ntago ari byo aya mazi y'insina rwose araryoshye ndakabura umuntu ase kamuha siko ntarinzi yuko mu nguri y'insina havamo amazi aryoshye ameze gutya ase kamuha ko narinzi yuko utanywa inzoga izo nzoga ukaba urimo kuzinywa ni ibiki biragutera kunywa inzoga uvuze ngo iki seriye umva rero nkubwire seriye uri inshuti yanjye ariko ikibazo mfite kirandenze kigomba gutuma nywa inzoga urumva ariko inzoga iranaryoshye ubone umuhambirwa w'agasore kari aho ngaho hanze kaza kuneretera mushiki wanjye umuhambirwa w'umuhutu aneretere mushiki wanjye n'ibintu iwabo bankoreye ntabwo byumvikana nawe ari wowe uri inshuti yanjye rwose niba utanshyigikiye ubushuti bwanjye nawe burangiriraho umva kamuha ari njyewe uwo muhungu agatereta mushiki wanjye umva namukubita ehana ibyo nicyo ngukundira ntabwo nabashyigikira tugiye kujya dusangira kabisa umuhutu akajyana mushiki wawe reka ibyo noneho yuko ise uwo muhungu ari we wampekuriye ababyeyi ubwo urumva koko ntamweye inzoga mushiki wanjye ko ntamukubita ko naba mukomerekeje urumva yahura n'ihungabana ahubwo nakora iki ntamweye inzoga ahubwo ari njyewe najya nzinywa uko bwije nuko bukeye ahubwo akabari kari kuri hiti ujye umbwira nanjye amafaranga ndayafite urabizi ko ndi umukire imana yampaye umugisha kabisa nawe urabizi tuzajya turinywa dutahe bukeye umva rero basore mbabwire mu ntega amatwi se bitewe ndabona muri beza pe muri imbaraga z'igihugu z'ejo heza turanazifite ariko nabumvishije ibiganiro byose ibiganiro byose mwagiraga nabyumvishije ntabwo nari nzi ko isura nziza mufite ntabwo nari nzi ko ibyo bitekerezo mwabikira hari ubugome burimo se hoya ubu twese twabaye abanyarwanda twese nta n'umwe ibyo turabizi nta mutwa nta mututsi nta muhutu twese turi bene kanyarwanda tugomba gutahiriza umugozi umwe murumva neza umva rero wa mubyeyi ndabumva nubwo duhuriye mu kabari twese turi abanywi sibyo ariko ntabwo ngiye najyaga nywa inzoga ariko wari wabona imodoka yakoze impanuka niko n'umutima wanjye wakoze impanuka ku bw'izo mpamvu ibyo mwibwira byose ntabwo ari uko bimeze ubu twese twabaye abanyarwanda ubwo rero mwese ibyo bitekerezo mubyikuremo twaribohoye nubona umutwe uvuga uti ni umunyarwanda nkanjye sibyo nta moko ariho ubundi hoya ibyo bitekerezo byanyu ntabwo ari byo birapfuye umva rero wa musore we mugire inama ya kigabo ahubwo ndi wowe najya ngenda uwo muhungu nkamuhobera nkamugurira akantu yaba anywa byeri nkayimugurira yaba anywa soda nkayimugurira ubu yewe Kamuhanda umuhungu wa kanyarwanda mwobera mwene Matiyasi ukamuhobera ibyo biri kure nk'ukwezi uzi ko nubwo ngo yerekeje nawe nibagiye kukubaza umusaza we namubonye ari kumwe na mukobwa wo kwa kanyarwanda bona bafunze inguni nka saa 12 utarora shose wabyihoreye umva ntirega uriya mukobwa nisheriwe kandi ugira ngo se mama aranamwishimira mu rugo turamwanga kuko mvuze ibintu buriya uzi umuryango wabo ibintu wadukoreye umva ahubwo icara hano nyaguhenera ariko mujije wanjye arambabaza kandi namusegaranya rumwe ntabwo namukubita sinamubabaza gusa yakomerekeje umutima wanjye nyuma y'imyaka myinshi ishize gusa manyinya uri inshuti yanjye n'umukunzi wanjye ndamwanga ntabwo azongera kumvugisha ahubwo ngiye gukundana nawe manyinya njye nta mu gitondo akubabaza mwene mama ni ukuri kw'Imana ni ukuri kabisa manyinya we kamuha ni wowe twaririmbanaga muri korali abakurikiye Yesu none
inzoga zaragutwaye ni ikihe kibazo wagize ngwino nkwegure ndebe ikibazo wagize pe ni inzoga zamutwaye umva haguruka umbwire ikibazo mfite haguruka ariko umbwire ikibazo ufite kamuha ariko ubundi wowe urinde uri kuncurangira ntameruka imiziki yo mu kabari ntabwo uzi yuko twaririmbanaga muri korali ubundi iyo ndi kuririmbamo nta gahunda ibyo ntabwo ari byo ugomba kubijamo iyo ndirimbamo irahimbazwe kabisa ntabwo uzi inzira wari waratangiye yesu wanjye n'uyu nguyu kabisa ibyo ntabwo ari ibyo amazi y'insina yaremwe n'imana ahubwo reka nkubwire imana ifite ubushobozi iyo yakuye inguri ikayakuramo amazi aryoshye nkayo ahubwo niba ngereye impuhwe nyoramero Josiane nubwo nyama wabaje ariko ubu yihebye izi saha ntaragera mu rugo afite agahinda nkundira ngo ucyure kabisa tugende mu rugo muhanda kujyane nubwo mbona wanduhije bwonyine kandi ugomba kubivamo mva uguze ibintu uriya muryango wo kuri uriya mukobwa ngo ni kwa Kanyarwanda badukoreye uzi ko aribo bafungishije papa bamufungishije yakoze iki umva birirwa bavuga ko ngo niwe ngo nimba ngo yabiciye ngo imiryango muri jenoside ko ngo bibabaje shase wabiretse umva ubu ngubu mu rugo twese uriya mukobwa ntabwo tumukunda mbese aba ari aho ngaho gusa araza gusa kandi nta n'umuntu uba umukunze mbese ubuzima mu kuntu byamubabaje nyine ubwo umusaza wawe nyamukunda namwe mwamukunda kuko ntabwo ari we wabikoze njyewe mba mbona ibintu umusaza wanjye arimo atari byiza nyine n'ubundi Ange n'ubundi bakundana mwabareka bagakundana kuko aho bahuriye ntabwo muhazi nawe nsanzwe utari inshuti nziza ubwo se kuko nawe wumvuyeho kweri bigeze aho ngaho nyamara yari inama gusa ubwo nawe ugiye kumufasha kubabaza mamara ntabwo ari ukumubabaza niyo nama njyewe rwose inshuti nkamwe ntabwo njya nzishaka kuko nanigendera Josiane mushiki wanjye meze bite mukomere ubwa mbere mbonye nasinze urabona uko imbere bitazahora n'ipusi ni nako imana na satani bitagomba kujya ku ntebe imwe ngo biganire oya Josiane ahubwo uzi ikintu urabona ukuntu umeze ari wambona nasinze si ubwa mbere nanaririmbaga muri korali ariko bya korali nzajya nkorera korali mu kabari ikintu ukwiye kumenya kugira ngo wibagirwe fisi ni ukubera yuko batwiciye ababyeyi bakamekura bakangira imfubyi nawe bakakugira imfubyi urabyumva niyo mpamvu ko uwo muhungu ni agatego yaguteze kugira ngo yihorere bavuga ko twababeshyeye urumva bagafunga isi ntabwo mugomba guhura ahubwo uzahitamo nk'uko imana na satani bitazajya inama uzahitamo umusaza wawe cyangwa umukunzi wawe uranyumva kanjye kuryama ubu ni uko bimeze simani ni iki koko kuko ikwanga fisi ntabwo bindimo so nzakora iki kugira ngo umusaza wanjye abyumve fisi ndamukunda ntabwo namwanga kubisa kose nzagerageza ndebe ko byagenda ariko ngomba gukunda fisi kuko ntabwo yazira igihano cya sepe fisi ndamukunda ntabwo awishe ababyeyi banjye ese mu mafi karama mugabo mwiza uzi ko maze imyaka 2 mfunzwe nkaba narafunguwe ariko nareba ngasanga akwicara hano mfite ipfunwe ryo kuzajya gusaba imbabazi abo nagiriye nabi wa muhungu wa Kanyarwanda aho numva ashaka kugira ngo nzajye kosaba imbabazi ubwo ndumva ashaka kuzajyayo muri ino minsi kandi nashaka kugira ngo tuzajyane kagira umugabo wanjye
nzaguherekeza ahubwo reka nkubwire amakuru meza umuhungu wawe se ko yashimye umukobwa wa Kanyarwanda umva ari ahubwo ni byiza kuko niba warashimanye ubwo ni imiryango ishaka kugira ngo izungure indi none se mugabo wanjye urabishyigikiye koko ndabishyigikiye yewe nzaguherekeza nta kibazo pe tuzajya kwa Kanyarwanda rwose turebe uwo muryango tuwusaba imbabazi umva rero nkubwire yego mwiza undi se ko ntakumenye wahe uturuka he gusa nabonye muri abashyitsi banjye njya waturutse Karubanda kiyo ni ako sinabamenye aba nitwa Mathias Mathias ni iki kikozanye mu rugo rwa Kanyarwanda umva rero ikintu kinzanye ibyo mwakoze murabyibagiwe umva rero ikintu cyanzanye mu rugo rwa Kanyarwanda no kugira ngo nce bugufi kuko nari maze iminsi narafunzwe kandi bakaba bamfunguye kandi ibyo ngibyo ntwa numvaga ko byabindi ku mutima ubwo rero bisabye bikuye ku mutima kugira ngo n'Imana nayo ibyumve ibi icyo usabye se ubwo usabye imbabazi kugira ngo kuko ari wakosherejwe bari bagukatiye imyaka ingahe bari bankatiye imyaka iyo ibiri none ndayirangije ibiri gusa none rero ndapfukamye ndashaka kugira ngo ngusabe imbabazi nshiye bugufi kandi sabye imbabazi rero umuryango Kanyarwanda mva rero wa musaza uhagurutse gatoya tubanza tuganire ungana na papa wambyaye nubwo atariho ariko buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa niba uje koko nk'uko wemeye icyaha ukagisabira imbabazi ukaba uje kunsaba imbabazi njyewe musaza wa Josiane mbikoreye ku bwa Josiane mushiki wanjye nasigaranye ari umwe ikindi cya kabiri mbikoreye ku gihugu cyambyaye kuko cyadutoje umuco nyarwanda kikadushyiramo gahunda ndi umunyarwanda kikanga ndetse kikarwanya kigaca amacakubiri mu banyarwanda uyu munsi tukaba twitwa ndi umunyarwanda yego niyo mpamvu ikindi kiyongeyeho ni ukubera igihango kiri hagati ni Imana yabikoze ntabwo ari twebwe nibyo rwose kandi kubera ko wemeye icyaha wakoze ugasaba imbabazi uyu munsi igihano cyawe kikaba kirangiye wa musaza we ungana n'ababyeyi banjye bigendeye ariko byatewe n'ubuyobozi bubi n'imyumvire mibi y'ubuyobozi bubi bwagendeye kuri gahunda y'abakoroni bakoronije u Rwanda ibyo byaturutse ku mwaduko w'ubukoroni nabyize mu ishuri urabona ko ndakoze mwasize turi bato ndakubabariye gusa murakoze cyane ikindi kandi imbabazi ngwaye ntabwo ari izakara mushiki wanjye ni umusigaranye ari umwe urabona yuko amaze kuririmba kandi nawe ufite umusatsi ndagira ngo nguhe ikimenyetso cy'urukundo cy'uko umunyarwanda yabayeho kuva kera ubundi barashyingiranaga bagashyingirana ababyeyi bakabatahira ubukwe ikirori kigahinda umunyarwanda agahora ari umunyarwanda ni mushiki wanjye Josiane uzahaguruka uramubona ndamubona ni umukobwa nagombaga kumushyingira umusore rwose nifuza ikimenyetso cy'urukundo cy'uko imbabazi nguhaye ntazihatirijwe ahubwo nanjye ni umutwaro nari ifite uruhutse mu cyimbo cy'ababyeyi banjye n'ugiye kuhasigara sinibuka ibyahise byararangiye tugiye kubana twongere tube nk'uko umunyarwanda yahoze kera mbere y'umwaduko w'ubukoroni tube ndi umunyarwanda nk'uko leta y'ubumwe n'ubwiyunge yabidutoje uyu mushiki wanjye rero Josiane uramubona rero Josiane ashyingiranwe n'umuhungu wawe Fisi barwanye intambara y'urukundo none rero wa musaza dore nibwo ukiva muri gereza njyewe ntabwo ndi buguhatirize genda ubanze witegure wabyumvise
inshuti zawe zikwakire ariko urabona ko ni mukobwa jana rwose ntabwo namutangira ubuntu nazo zirahari rwose ni mukobwa jana ubundi uzayishorere yayindi y'umurizo uyikubita inkoni urumva uyizane bugufi ndayimutwara icyo si ikimenyetso cy'urukundo burya muramuretse mwirebe mukazana wa musaza we umubano Rwanda dukomeze ibintu byose birangire twubake igihugu cyacu nk'uko kazana wanjye ari Imana ibishaka ntabwo ari ukuvuga ngo Imana ibishaka nk'uko gahunda ya Ndi Umunyarwanda yaharaniwe bamwe bagatanga amaraso yabo abandi bakitanga ariko bikajya umva rero ku nyungu z'umuryango wanjye no ku muryango wawe umusaza ubwo nanjye rwose nshyira bugufi cyane kandi nanjye Imana irabyishimira ubwo nizeye ko Imana izakomeza kubiha umugisha Imana yacu ukambera umubyeyi nanjye nkakubera umubyeyi wa musaza we njye nzakubera umwana ndetse n'aba bana tukubera umwana kubera ko uraturuta icyo dukwiye ni ukwibagirwa ibyahise ahubwo tukubaka ibishya nta kindi Imana yacu ishimwe cyane ahubwo wowe genda utegura ubwo bukwe ubundi tuzabutahe abagabo bivuga imyato sheri hari hashize igihe kirekire mbitekereza yambega wowe nibaga ari nk'inzozi gusa byanshimishije pe nese sashu bana mbega wowe ongera uryameho numva sheri cyakora kamubwira awumva ababyeyi banjye nabo barantunguye ariko musaza wawe nawe ankorera ikintu ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye sheri noneho sibyo ugiye kuba uwanjye nta muntu uzajya ugukubita uvuye ku nsura amanuka yacu ntacyo bitwaye ni ukuri mbega wowe ariko kamubwira sheri mbase nkuru y'urukundo rwacu n'abana bacu bazayimenya ntacyo byaba bitwaye kuko ni byiza cyane njye nahise ko bitazashoboka bitewe n'uko umusaza wanjye namubona twaciye mu bubabare yaba we yaba njyewe ariko nishimiye ko iyi nkuru y'urukundo rwacu tuzayiganiza abana bacu ni byiza cyane rwose nta n'ikibazo nta kibazo pe nta kibazo